ariko noneho mva ko bano ba Star Nyarwanda bari barigeze akaraha kajya he ubanza isama y'uyu mwaka w'2026 irasiga bamwe bahaye abagore abandi abagabo. Dore ibi bijya gutangira ejo bundi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu nibwo Mutesi Jolly yagize gutya agapostinga post ku rubuga rwe rwa Instagram akavuga ati nanjye aho bigeze noneho ndumva nyeneye umwana. Ubwo rero Murindahabirene nawe yari ari hafi mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu nawe atangaza save the date nubwo byaje kuvugwa ko yari AI. Mu mpera z'ukwezi kwa karindwi ndetse no mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani ho ibintu byarushijeho kuba seriye ubwo twajyaga kubona tukabona Nyambo bamutereye ivi. Si ibyo gusa kuko Regis nawe yagize gutya tungura abatari bake ku mbuga nkoranyambaga ubwo yashyiraga video hanze ari gupropose umukobwa. Ibyo rero byavugishije abatari bake ku mbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru birandika bati nyuma y'ubukwe bwa Nyambo ubanza Regis nawe agiye kugera gutya akadutamo igikwe. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe bamwe mu bastar bari barigize akaraha kajya he ariko noneho tukaba tutazi ko Isamira buze kubasiga amahoro. Dore bamwe mu bo turi buze kuza kwibandaho. Bwa mbere turi buze kwibanda kuri Captain Regis, kabiri tugaruke kuri Rocky Kimomo, gatatu turebe Mutesi Jolly, kane turebe Nyakso, gatanu turebe King James, gatandatu turebe Rugangura Axel, karindwi turebe Papa Sava. Dore bijya gutangira ejo bundi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu Mutesi Jolly yagize gutya postinga post ku rubuga rwe rwa Instagram. Iyo post yavugishije abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Mutesi Jolly yagize gutya yandika ku rubuga rwe rwa Instagram ati ubu noneho nanjye ndumva nyeneye kwibaruka umwana nkitwa mama runaka. Ushobora kwibaza ngo ibi ngibi yabitewe n'iki? Dore hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ibitaramo bijya biba mu cyo bita Met Gala, ni ibitaramo byitabirwa n'abastari bagiye batandukanye hariya muri Amerika. Ibi bitaramo byitabiriwe na Jay-Z ndetse n'umugore Beyonce bajyanayo n'umwana wabo mutejo bundi ufite imyaka 14. Uyu mwana akora performance nziza abasha no kumurika imideri, maze Mutesi Jolly abibonye arabikunda aravuga ati ubu nanjye noneho nyeneye kubyara umwana ushobora gukora ibintu nk'ibyo uriya mwana ari gukora. Ubwo icyo gihe benshi muri bano ba Star Nyarwanda tuzi basanzwe bakomakomeye harimo nka ba Rocky, ba Jean-Marie Mikorojeni, ba Kadafi, ba Papa Sava ndetse na King James bose batangiye kujya muri DM ya Mutesi Jolly bamubwira bati nyamara turahari kandi turaverebo, ushatse rwose watubwira tukaza tukabikugiramo. Ubanza kiri kubitekerezaho ngo are muri bari abastari bamwohereje message muri DM uwo bashobora kurushinga kandi bakaba bahuza. Noneho rero mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi nibwo Murindahabirene yakoze ikimeze nk'igitangaza kuri social media. Benshi bari bamaze igihe bavuga urukundo rwa Murindahabirene ndetse na Inkindi Aisha bavuga bati uko byagenda kose ubu noneho muri iyi sama tugomba kwitegura ubukwe bwa Inkindi Aisha ndetse na Murindahabirene. Irene we mu rwego rwo kugira ngo yirinde igitutu cyo kuri social media ikindi kandi akomeze no entertaininga abantu yagize gutya afata umukobwa amushyira muri AI ashyiramo n'ifoto ye maze postinga save the date. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bahise batangira kwataka Aisha bamubwira bati Aisha noneho kubona Irene agutaye noneho urabuwande. Abatipe nabo bashyushye bahise batangira kwandikira Aisha bamubaza niba yakemera ko bakundana ngo bahite bamukura mu nzira. Aisha kugira ngo akure abantu mu gihirahiro yemeze neza kuko ari uzaba umugore wa Irene yahise agira gutya asaba Irene ko bakora ikiganiro maze bakabwira abantu ko iriya yari AI atari umugore wa Irene koko. Ubwo kuva icyo gihe Aisha na Irene babwira abantu ko atari umugore wa Irene ahubwo yari AI. Aisha yahise atangira kugira amahoro kuri social media. Ibyo bivaho ariko n'ubundi mu Rwanda murabizi ko tutajya twiburira abantu batunguwe no kubona proposal ya Nyambo. Benshi bari bazi ko Nyambo agikundana na Titi Brown ariko baza gutungurwa no kubona atari umutereye ivi ahubwo aterewe ivi n'undi musore abantu batari basanzwe bamenyereye kuri iyi social media. Iminsi ibiri yonyine yari ihagije kugira ngo bakimara guterera ivi Nyambo bahite bamushyira mu mago maze abafana ba Titi Brown koko bajya ku mbuga nkoranyambaga baravuga bati uru rugo ntiruzigera rukomera. Nubwo abafana ndetse n'abakunzi ba Titi Brown batabyiyumvishaga buryo ki Nyambo yatandukanye na Titi Brown ariko Titi Brown niwe yari yaramaze kwiyakira ikindi kandi yarabifashe nk'ibintu bisanzwe cyane ko yahise yigira mu muziki. Inkuru zaranditswe aba content creator baravuga ariko n'ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo uko byagenda kose nta wabuze impara kuririmba. Nubwo byari bimeze bityo ariko ntibyari byoroshye habe na gato gusobanura ukuntu Miki ndetse na Aga Promota batigeze babasha gutaha ubukwe bwa Nyambo kandi Nyambo we yaratashye ubwabo ikindi kandi akanabambarira. Gusa bivugwa ko impamvu Miki ndetse na Aga Promota batabashije gutaha ubukwe bwa Nyambo ngari uko n'ubundi bari basanzwe bafitanye amakimbirane y'imiryango. Ubwo rero baravuga bati ntabwo dushobora kujya kwivanga muri buriya bukwe hatazajyana n'ikibamo bakatwikoma bakavuga bati twarabarogeye cyangwa se byagenze bite namwe by'Abanyarwanda murabizi. Noneho rero ejo bundi ku mbuga nkoranyambaga nibwo hagaragaye kimeze nk'igitangaza ubwo bajyaga kubona bakabona Regis watewe indobo n'abakobwa bagiye batandukanye hano mu Rwanda, ngaho Queen, ngaho Miki n'abandi bose nashobora kubasha kurondora muri iki kiganiro. Bakabona Regis usanzwe ari umukinnyi wa filimi ndetse na komedi agize gutya ateye ivi ye rwose abipostinze no kuri
rubuga rwe rwa Instagram, abantu bagahita batangira kuvuga ku mbuga nkoranyambaga bati uko byagenda kose iyi sama iri buze gusiga bino byamamare nyarwanda byose bihaye abagore ibindi bihaye abagabo. Reka tugaruke ku ngingo yacu nyamukuru ari nayo twavuze mbere y'uko iki kiganiro gitangira. Murabizi ko mu Rwanda dufite abastar benshi batarashaka abagore, abandi batarashaka abagabo, ariko reka dutangirire kuri King James. King James byagiye bivugwa cyane ko yagiye aba mu rukundo akagenda anababarizwamo, ariko kugeza ubu ntabwo King James aratangaza ngo ninde tuzakorana ubukwe, ngo ninde tubirimo. King James arahariturije, gusa ejo bundi nibwo yagaragaje ko ari umwami w'umuziki nubwo ari abasanzwe babyitirira. King James yakoresheje igitaramo muri BK Arena akora ibintu bitazigera bikorwa n'undi muhanzi mu mateka y'umuziki nyarwanda, aho yuje BK Arena ebyiri mu minsi ibiri yikurikiranyije. Abantu bakavuga bati mu gitaramo cya King James byari bigoye cyane kubonamo umukobwa mubi, ngo abakobwa bose bari barimo bari beza. Bakavuga bati muri abo bakobwa bakunda King James bose ubu King James yabuzemo umukobwa n'umwe ashobora gufata akagiramo umugore. Gusa uko byagenda kose dushobora kujya kubona tukabona King James aradutunguye akadutama igikwe kitigeze kibaho mu mateka y'isi. Rigani Rugaju we ntiyatinye no kuvuga ko igitaramo cya King James ngo abakobwa bari barimo babi, ngo bari abakobwa babiri ku gitaramo cya mbere, ngo ku cya kabiri cyo ngo hiyongeraho abandi batatu, ubwo igiteranyo cy'umubare w'abakobwa babashije kwitabira igitaramo cya King James ngo bari abakobwa batanu bonyine. Uko byagenda kose uyu King James niba yitegereza mu minsi mike nawe ashobora kuza kudutamo save the date, twarangiza tugatangira guserebura. Reka dukomereze kuri Rock we yaravuze ngo azashaka umuntu ufite amafaranga, ngo cyane ko n'ubu ngubu ngo akiri gushakisha. Gusa uwo muntu ufite amafaranga kuri Rock dushatse twavuga ko nta wundi uretse Mutesi Jolly. Uru rugo rwaba ari urugo rw'akataraboneka, cyane ko yaba Mutesi Jolly ndetse na Rock Kimomo bose basanzwe ari abahitinzi. Ese mwebwe muri comment section ni mumbwire, mubona Mutesi Jolly aramutse ashakanye na Rock Kimomo bitaba ari ibintu by'akataraboneka ndetse n'agahebuzo hano muri industry ya showbiz nyarwanda? Papa Sava we ntakunze kugaragara muri social media cyane, ngaba yabazwa yenda ku kijyanye no gushaka umugore, gusa n'abagerageje kubimubazaho ababwira ko hakiri igihe. Ibaze rero nk'ubu tugiye kubona tukabona dutunguwe n'ubukwe bwa Papa Sava ndetse na Aria Cool, cyane ko bose ari abagwiza tunga. Ubu bukwe nabwo ni bwa buberanyira. Mu minsi ishize twagiye kubona tubona Nyakso afunguye restaurant bita Nyakso Hub, ni nako mu minsi mike dushobora kuza kujya kumva tukumva ngo Nyakso akoze ubukwe, kubera ko Nyakso yamaze gutangariza abakunzi be ko afite umukunzi. Ikindi kandi bitegura gukora ubukwe. Ku kijyanye n'amafaranga ho ushatse bavuga ko Nyakso amafaranga atarayabuze kubera ko yatangiye gukora filimi kuva kera. Tekereza ko Nyakso namurebaga mfite imyaka 12 none ubu ngubu mfite imyaka n'urukwavu rutasimbuka. Uyu Rigani Rugaju we yavuye mu gitaramo cya King James avuze ko abonye sheri, ikindi kandi ari buze kumutangariza abanyarwanda mu gihe